nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri channel yacu Ikiza Umusonga TV. Maze iminsi ntarimo ngaragara kuri ekara cyane, wenda nkagaragara ndimo gutanga, ndi mu biterane, nagaragaye ndi muri Tanzania, aho nabonetse ndi mu biterane ahantu hatandukanye za Kibungo n'ahandi n'ahandi. Rero uyu munsi kuri izi tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu kwa karindwi, nifuje kugira ngo nganire nawe ku ijambo benshi bagiye bambwira bati ese ko wagiye utanga ubuhamya ahandi, bakambaza batese kuki kuri channel yawe utajya uduhaho ubuhamya, ni ukubera iki? Ahubwo rero mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni igihe. Umunsi rero nzanywe no kuguha ubuhamya, ntago ndi buburangize, nzajya nguhaho mu ncamakeya, noneho uko tuzajya tubona uwo mwanya tuzajya tubasangiza kugira ngo dukomeze kubana neza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu rero murimo muvugana nyine ni Eugene Ntahobavukiye, bakunze kumenya ku izina rya Ikiza Umusonga. Aka kanya rero nongera kugusaba inkunga ikomeye, wowe tubanye bwa mbere, usabye inkunga yo gukora subscribe, usabye gukora share ndetse na komanteri ku buhamya ugiye kumva, kandi ikindi kubusangiza abandi. Abantu benshi bajya bambaza ngo ese koko sida yarakize, abandi bakambaza ngo ese koko nibyo. Hari n'abagerageza kuza kunsura mu rugo, abereka ibyangombwa byo kwa muganga. Iyo ngezaho soma ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'isezerano rishya, hano mu butumwa bwiza bwa Luka, cyangwa se abandi bavuga ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere, umurongo waho ni umurongo wa 35, avuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Isomye icyo gice cyose ukakimanuka uvuye kuri uwo murongo ukagera ku murongo wa 40 ukagera ku murongo wa 40 hafi na 5, avuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. Nje kukubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute? Bizasohora. Uyu Ntahobavukiye Eugene, ndi umuhungu wa Rwatambuga na Nyiramabenga, ndi umwana w'imfura, mvukana n'abana 5 nanjye wa 6, abakobwa 4 n'abahungu 2. Mvuka mu cyahoze ari Gikomero, ubu ngubu ni muri Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari Kasha, umudugudu wa Gakizi. Naho ngaho mvuka, nize amashuri 7 abanza hariya kuri Sha. Andi mashuri nize ni amashuri agendanye n'isi n'ubuzima nabayemo, ubuzima nakuriyemo, ubuzima butari bworoshye. Aho rero muri ayo mashuri, reka ntangire, navutse nk'abandi bana nyine, mvukira aho ngaho nkubwiye. Bagiye kunyita, banyita Ntahobavukiye, mbaza impamvu barinyise, kuko bo bari bafite impamvu yabo, kwa kundi bitaga amazina y'amagenurano. Bamaze kunyita Ntahobavukiye rero,
amateka ambwira ko nyogokuru yabonye ko iryo zina ritari ryiza ritamushimishije, anyita Rutayisire. Barangije rero barambatirisha aho ngaho mu Baporoso, banyita Eugene. Nyuma bahindura itorero bajya mu Gatolika, ansiga amavuta ku gahanga, naho ngomba mbaye umunyagatolika, urumva mvuye mu Baporoso. Mu Baporoso ngo bambatishe ndagahinja, banzanye mu Gatolika ko nigaga muri primaire mu wa mbere. Byibuka rwose nari nambaye agasurubeti k'umutuku gafite udushuma ukuntu, n'agafuka mu gatuza, n'agashati ka popeline. Ndabyibuka nagendesheje ibirenge. Imana ishimwe, muri iyi viziyo nta muntu ukigendesha ibirenge. Rero nibwo nigaga muri primaire, kwiga nabyo bigenda nabi, niberaga mu myanya ya nyuma. Ubwo buzima nari ndimo, mwanya wa nyuma, cyokora nari nzi kuririmba. Ubu ngubu ntugire ngo abajya bambona kuri teri, nyine murabizi ntabwo nyibasha kubyina cyane kubera impamvu nuko, ariko amanota yo gushushanya, kuririmba, kwirukanka, ayo ngayo yabaga ari ayanjye 5. Rero ndashimira Imana kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ngo rihere. Nyuma ndangije primaire ninjiye mu buzima bubi kuko papa yapfuye 92. Nigaga muri primaire, ndarangiza nyine mpura n'ubuzima bubi bugoranye, ntangira kwiga andi mashuri y'ububoyi, nkora kwa data wacu Induba kwa Birinda, ayo njya gukora i Rutongo kwa Munyakazi, mvayo njya gukora kwa Jidiya Ngiryi. Igihe kiragera njya muri Kongo, naho njya mu kazi k'ububoyi kwa Munyakazi, naho ni mazina ye. Mbaye umugabo w'umusirikare, nakoreye akazi k'ububoyi, yitwaga yitwaga Ndayambaje. Rero muri ubwo buzima bwose bituma nkomeza kwiga amashuri. Ndashaka mfite imyaka 19, nshaka umugore w'imyaka 15, Mukanagara François, tubyarana imbyaro 11. Ubwo ni ubuzima naciyemo, mbese ni mu ncamake. Nyuma rero niga muri ntaratangira primaire, nari nzi gukora, mfite imyaka 5, nzi gukora ubugari buhagije abantu 5, papa na mama nanjye na bashiki banjye 2. Bwaba buhiye bwaba budahiye bapfaga kurya. Ubwo buzima rero mbukuriramo, mbubamo, njya kwiga muri primaire mfite intego, kubera ukuntu papa yankubitaga. Njya kwiga muri primaire mfite intego yo kuzaba umusirikare cyangwa se umupolisi. Impamvu nari mfite iyo ntego yari yo kugira ngo nzarase data, cyangwa se nzakore mu ruganda rw'isukari, kugira ngo nzatware biriya bimodoka byabagamo byitwaga Renault n'Isuzu. Imodoka za Renault zari zirimo z'umuhondo, n'ibindi by'ibisuzu byatwaraga ibisheke. Umva rero nzabitwara ngonge papa, kubera uburyo yankubitaga. Numvaga ari iyo ntego, ariko yapfuye iyo ntego ntayigezeho, kuko n'ubundi no kwiga muri primaire sinari butsinde kubera ubuswa nari mfite. Rero majije gukurira muri ubwo buzima, bwari ubuzima bugoye. Buri mwaka najyaga nkubitwa inkoni z'ubusa. Abo twanganaga burungano bajyaga bakora amakosa, barangiza ngakubitwa. Igihe kimwe ndabyibuka, hari umwana yigeze gucukura ubunyobwa bwitwaga Kagina. Amajije kubucukura barankubita, ndakubitwa, birangiza papa na mama nawe barwanye, kubera ko ubwo mama yaraje kunkiza. Nyuma birangira bikurikiyeho undi witwaga Baziga, yiba umutiba wa Husi, data wacu awujyana ahantu mu nzu wari mu inzuki. Nabwo barankubita, mama barangije papa arambuhira inyuma, mama araza arambuhora, ampa ibiryo. Barangije nabwo bararwana, nongera gukubitwa izindi nkoni.
hari umuntu wataye, basinzi ko babitse isaha bayishyira ku rusyo igwamo imbere, baravuga ngo ninjye wayitwaye ntanabizi. Nabwo ndakubitwa, icyo gihe byari mu ma saa munani, iwacu bararwana, nabwo mama aje kunkiza. Icyo gihe mbese yabaga ari intambara. Ubwo nibwo buzima nagiye nkuriramo. Ndongera kwibuka ikindi gihe, ubwo papa yaramaze gupfa, nanone mama ashaka kunkubita. Icyo gihe bwo turarwana, ndagenda nikubita iruhande rw'icyazo, aza akajya akubita umutwe ku icyazo, kuramo urukweto akajya nkubita rwa rukweto mu mutwe, avuga andi magambo ntavugiye ahangaha. Icyo gihe ahamagara mushiki wanjye ngo azane inkoni yo kunkubita, azana ferabeto. Cyokora naramubabariye. Muri iyi minsi twarahuye, turaganira nk'umuryango, nk'abavandimwe, tugirana ibihe byiza, dufata ibihe byo gusenga, tugirana ibihe byiza rwose. Buriya hari igihe abavandimwe bajya bagira bakaba mu buzima batumvikana, badahuza bitewe n'impamvu, ariko twarahuye turaganira, dusubira mu mateka y'ibyacu. Ndibuka umwe mu baciyigisha ijambo rivuga ngo dusubije amaso inyuma, twareba aho twavuye tukareba aho tugeze. Mpita nanjye mbabwira ngo dusubije amaso inyuma twareka ibyo dupfa, ahubwo tukareba icyo dupfana. Nawe muri aka kanya subiza amaso inyuma urebe ko hari icyo wapfa n'abo muvindimwe. Nta kindi kintu mupfa, ni Satani. Ndetse n'abariya bose muba muri kumwe mugira ibyo mupfa, nta kindi mupfa, ni Satani. Dusubiza amaso inyuma twareba twareka icyo dupfa, tukareba icyo tugize gute, icyo dupfana. Muri izo ngingo rero zigize ubwo buhamya, nimo naje kwandura sida. Nyandura atari uko nkoze ubusambanyi, nyandura mama niwe yamwishe, amujyanye kumupimisha urutongo, ko yamurenze, bampa itariki azamuzaniraho. Iyo tariki yageze yaramaze gupfa. Icyo gihe rero ndimo kumurundarunda, hari abantu bajya bashaka kubyitirira. Mama yapfuye amaze kuninjye wamwirundarundiye, tangije yari yatobotse, ndwaye ibisebe icyo bita inyabakecuru. Uko ndimo kumurundarunda, ibintu byisukaga byagiye muri bya bisebe. Noneho uko bijya muri bya bisebe bikanyukera nk'umunyu ugiye mu gisebe, cyangwa se hari ukuntu abantu bajya kwihagarika byajya mu gisebe bikaryana cyane. Ubwo rero ni uko nguko byandiye. Ndangije mama ndamuterura, yari yitambitse mu buriri, murambika neza ku buriri. Ndangije nzana igitenge ndamworosa, ndirukanka njya kubwira undi mu mama witwaga Nyirabahire kugira ngo aze arebe ubwo mushuti wapfuye, bwira n'undi muturanyi, baraza. Mama amajije kumurundarunda, icyo yakoze ntiyigeze avuga, yazamuye akaboko arampepera ansezeraho. Nta rindi jambo yigeze avuga, yari yararase. Rero mu by'ukuri aho ngaho niho nanduriye. Mu kuyandura ndarwara, ngera kure turipimisha Nyacyonga, ndipimisha Kaje Vuba, ndipimisha ku Muhima. Icyo gihe itorero rijya kumpimisha, njya mbwira abantu ngo Imana itakurengera, nta muntu wakurengera. Naho icyo gihe baravuga ngo bagerageze, basanga koko sida irimo. Icyo gihe bagira ngo bamfashe, kugira ngo nkubwire mwene data wunkurikiranye, Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Ariko iyo Imana yakurengeye, haleluya, iyo Imana yaje kukurengera, Imana ikora igitangaza, igakoresha abantu, icyo Imana yakuvuzeho kikabasha kugira gute, gusohora. Niyo mpamvu muri aka kanya ubu ndimo nkubwira nicaye ku Muyumbu, nicaye mu nzu Imana yampaye ahangaha ku Muyumbu, ikoresheje abantu ntazi, baramfasha. Abo ngabo banteye inkunga muri aka kanya ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Rero by'umwihariko nshimira abantu bose bampaye ibiryo by'abana, bakampa amata y'abana, bakanyishyurira imyenda y'abana, bakampa inifomu y'abana. Aba bantu bakampa mituweli y'abana. Aba bantu mbavuga ngo Imana y'amahoro ibambere umugisha. Imana y'amahoro ikumpera umugisha, wowe wamfashije kurera aba bana, kuko ni ubuhamya burebure ubwo mvuzeho muri aka kanya. Rero aho ngaho nagiye mfite igipapuro cyaturutse muri tarake mu mashini mu rwego rw'igihugu. Uza gusoma neza urasangaho tarake
iki cyemezaga ko ndwaye sida. Iki cyemezaga ko ndwaye sida cyavuye mu mashini mu rwego rw'igihugu. Tarake ni ikigo gikora ubushakashatsi ku ndwara ya sida na mburugu. Iki cyemezaga ko ndwaye sida, bampaye bitatu, kimwe nagombaga kukisigarana, ikindi nkakijyana ku rusengero, ikindi bagomba kukinjyanira kuri paruwasi kugira ngo bamfashe. Iki ni igikarita cy'abarwayi ba sida, abagiye babifata bo barabizi. Hano hariho izi nomero, izi ngizi ngenegeje kuri ekara ubwo zitagaragara neza. Izi nomero zigaragaza ko izi ngizi hari ikindi gikayi kiba kiri kwa muganga kigaragaza ubuzima bwawe. Noneho iki rero ni igikarita cy'abarwayi baki ba sida. Icya mbere cyararangiye, iki ngiki ni icya kabiri. Nyuma Imana yankijije sida. Kuri wowe wibaza ngo ese koko sida irakira? Narwariye ahantu henshi, Imana y'amahoro yarabikoze, nihabwe icyubahiro. Abanzi baranzi muri aka kanya, reka nkubwire ngo abanzi baranzi. Umunsi umwe nzagaruka ndi kukwereka amafoto. Hari inshuti zanjye ntabwo nyazanye nayahanaguje, ariko ubuhamya bw'ubutaha nzakwereka amafoto muri icyo gihe nkimara gukira uko nari meze. Iza mbere ndwaye zo ntazo, kuko ntari mfite n'ubushobozi bwo kugira gute, bwo kuzifotoza. Ntabwo nguko mbona kuri ekara siko nanganaga. Nzakwereka amafoto nawe bizagutangaza. Rero Imana yankijije sida ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 mu cyumba cy'amasengesho kaje vuba, aho bita kwa Simoni. Nari ngiye muri icyo cyumba ngira ngo nkigwemo, abampanuriye babafunge, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, icyo gihe ibyo bampanuriye barongera, nibwo Imana yankijije, barongera bampanura ibindi byo kujya mu mahanga. Ayo mahanga kugeza ubu tuvugana narayagenze, n'ubu ngubu turimo tuvugana ndacyayagenda. Ndanitegura kujya mu ivugabutumwa ejo bundi Tanzania, ndacyayagenda. Rero nibwo nagiye kwa muganga, Imana yankijije ko kwa muganga bari banyirukanye nsigaranye abasirikare 7. Nibwo nagiye kwa muganga, Imana yankijije, yambwiye ngo njye kwa muganga, bambwiye ko byarangiye bazampa igisubizo cy'uko ndi muzima. Ngezeyo ngo bari banyirukanye mfite 7, bampa abasirikare 1026. Sinzi niba uri bubashe kubibona neza, ntabwo birimo bigaragara neza kuko iyi ni telefone mba nkoresha, ariko nzi neza yuko Imana izaca inzira nkazabona kamera, nkazajya nkoresha kamera kugira ngo ubashe kubibona neza. Nzi neza yuko iyakoze ibi ngibi n'ibindi izabikora. Nyuma ngiye gukora igiterane cyo gushima Imana, bansabye ibyangombwa byuzuye, nabwo habaye kujya kumpimisha muri Projet San Francisco mu Gatsata Kanyonyomba, aho bukora ubushakashatsi ku ndwara ya sida na mburugu. Nari najyanye na mukanagara wanjye, iyi impamyabumenyi, amazina ndumva ariho aragaragara, ntawe bavukiye Eugene na mukanagara Françoise. Nibwo twagiye kwipimisha muri Projet San Francisco mu Gatsata, urahita ubonaho icyo muri iyo kashe. Niho rero bakora ubushakashatsi ku ndwara ya sida na mburugu. Iyo basanze sida irimo, bashyiraho kuri bino bimenyetso, aha ni kuri VH kuri sida. Iyo basanze sida irimo, bahita bashyiraho teranya n'ikaramu itukura. Iyo basanze ntayiriho rero, basanze ntayirimo, bashyiramo kuramo. Niyo mpamvu ubona ari iki kimenyetso cyakuramo kigaragaza ko nta sida irimo. Aha rero ni kuri sifilisi ariyo mburugu. Iyo basanze mburugu irimo nayo bashyiraho kuramo, bashyiraho teranya n'ikaramu itukura. Iyo basanze ntayirimo, bashyiraho kuramo n'ikaramu y'ubururu. Ubwo rero bivuga ngo ni negatifu, nta sida irimo ndetse nta na mburugu irimo. Haleluya! Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ngo rihere. Kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yankijije sida mpima ikiro 41. Ubu tuvugana nturuka ku munzani muri iyi minsi ishize ndi mu gupima ibiro 71. Ntabwo nzi rero niba hari ibyiyongeyeho cyangwa hari ibyagabanyutseho, ariko nagira ngo nkubwire ngo mwene data, ibi ntabwo ari ukubyirata, ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo wowe ufite ikibazo, Imana ishobora byose.
wowe wumva ko Imana idashoboye, ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya Imana irashoboye. Nzagaruka nkwereka ibyangombwa, ibyangombwa byo ndabikweretse. Ubutaha nzagaruka nkwereka amafoto yo mu gihe nari maze gukira sida. Navugaga ko nakize sida, wareba ukagira ngo iyo ndwaye igiye kugira gute, igiye kumara abantu. Ariko ndashimira Imana ko ijya ibasha gutabara, yarangiza igasiribanganya n'inkovu z'ibibazo twahuye nabyo. Muri aka kanya rero, kubw'ubu buhamya nguhaye, nkiyemo mu ncamake, ni aho ngaho ngarukiye. Ubutaha tuzakomezanya, nzakugera ubwo nkubwira uburyo nakijijwe, uburyo nanyweye urumogi, uburyo nanyweye kanyanga tukarya ihene yose. Nzagenda nkubwira uko bukeye n'uko bwije. Ngubu ubuhamya bw'ukuntu nabyaye umwana wa mbere, uko twari tumeze, kugeza mbyaye umwana wa 11. Urumva hagati aho harimo ubuhamya bwinshi. Rero ndakurarikira kuzakomeza ikiganiro, nkubwira ukuntu nyina w'abana yantaye agashaka undi mugabo. Mbese nzakubwira amakuru menshi wowe udukurikiranye. Icyo nkusaba ni ugukora subscribe, icyo ngusaba ni gukora share cyangwa se koherereza abandi, gukora commentaire. Ibyo nabyo biradufasha. Gusa iyo nkunga yawe ndumva ikomeye. Ikindi, nkunda gusengana n'abantu bishaka, nsengera abantu ababishaka. Abo babishaka rero, iyo babishaka bampamagara kuri izi nomero 0788 32 70 880. Izo ni iza MTN. Hari n'abakoresha Tigo 0728 270 880 cyangwa se 880. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tuzasubira ubutaha. Murakoze, murakarama.